Mwene data we dusangiye amahirwe yo kumenya Imana no gukunda ijambo ryayo, nongeye kuguha ikaze. Njyewe ndi mwene so Musoni Flavien. Uyu ni umwanya mwiza udasanzwe wo kwiga ibyanditswe byera. Reka dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kubumbura ibyanditswe byera. Bana natwe, uhire amatwi yacu kugira ngo abashe kumva icyo atigeze yumva mu bihe byashize. Uhire kwizera kwacu kugira ngo kwakira amasezerano kutigeze kwakira, kandi ku musozo w'iki kigisha bari wowe uduhaho twashinga ikirenge, kandi umwuka wera akomeza abane natwe kugira ngo aduhe amatwi mazima yumve icyo umwuka abwira itorero. Buri muntu wese tugiye kubana muri iki kigisho musabiye umugisha wawe kugira ngo ahugukire iby'agakiza, kuko igihe cyarangiye, kandi umuha amahirwe yo guhitamo uruhande agomba guhereramo mu gihe nk'iki ngiki. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nabikubwiye, ndi mwene so Musoni Flavien. Uyu mwanya tugiye kwigana ikigisho gifite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo ubutunzi buhishwe hirya y'umubatizo. Ubutunzi buhishwe hirya y'umubatizo. Mu by'ukuri abantu benshi bazi icyo bita umubatizo. Impaka nyinshi zagiye ziba ku mubatizo. Amadini atandukanye yagiye ashingwa bitewe n'iki kintu cyitwa umubatizo, kandi abantu benshi bagiye batinya gufata imyanzuro bitewe n'iki kintu cyitwa umubatizo. Ariko ibyanditswe byera bitugaragariza neza ko uyu mubatizo wihishemo ibanga ry'ibigendanye n'agakiza. Amen. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire yuko niba dushaka kwiga neza ibyanditswe byera, dukwiye kwiga isezerano rya kera kandi tukarigereranya n'isezerano rishya. Nta kintu na kimwe wabona mu isezerano rishya kitari cyavuzweho mu isezerano rya kera. Isezerano rya kera ryatungaga urutoki Kristo. Isezerano rishya ryo ryerekanaga ngo Kristo nguyu yaje, kandi byamuvuzweho byose mu isezerano rya kera byose yabisohoje. Niyo mpamvu kenshi na kenshi Yesu yakoraga ikintu yarangiza agahita avuga ngo ibyanditswe bisohoreye mu matwi yanyu. Nshuti yanjye, nagira ngo muri iki kigisho tugiye kwigana cyiza nkuko nabikubwiye, kitwereka ubutunzi buhishwe hirya y'umubatizo. Ese mu mubatizo harimo iki? Hirya y'uko umubatizo ari amazi, ese haba hari ubundi buryo bwo kubatizwa? Ese ni ukubera iki Imana yabishyize mu byangombwa bigendanye n'agakiza? Reka twinjire muri Bibiliya kugira ngo tujye mbere. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 10 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2, niryo somo rigiye kudufungurira icyigisho cyacu. Riravuga ngo, bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira bya byo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Nshuti yanjye, iri somo riratangaje cyane. Icya mbere, iri somo riratwereka yuko Imana yahagurutsa Abisirayeli mu Egiputa ibajyana i Kanani, nabo bagombaga kugira umubatizo. Amen. Pawulo ibi bintu ntabwo yabivuze kubwe, ahubwo ni umwuka w'Imana wabimweretse. Abisiraheli murabyibuka ko bagombaga guca mu nyanja, ariko hejuru yabo hari inkingi y'igicu, kandi inkingi y'igicu igaragara neza ko ari Kristo. Kubw'ibyo rero bose babatirijwe muri icyo gicu no muri iyo nyanja. Amen. Inyanja yari amazi, igicu cyari hejuru yabo, kandi iki gicu basabwaga kucyizera. Kubw'ibyo rero uwizera akabatizwa azakizwa. Amen. Uwizera akabatizwa azakizwa. Ikimenyetso dufite mu isi kibigaragara cyuko twifuza guhinduka, iki kimenyetso ni ikimenyetso cy'umubatizo. Ariko ikimenyetso kitagaragara cyerekana yuko dushaka gukira ni ukwizera Kristo. Kuko ibyo rero Kristo yari mu nkingi y'igicu, kandi bagombaga guca mu nyanja. Bagombaga guca mu nyanja, ntago bagombaga kugenda mu bwato. Iyo bagenda mu bwato bari kuba bagendeye hejuru y'amazi, kandi uyu mubatizo wagombaga kuba ikimenyetso cy'uko bagomba kugenda. Amazi yabaye nk'urukuta, arabarengera ku mpande zombi. Nshuti zanjye, hano Pawulo yarakomeje aravuga ngo abo bantu basangiye ibyo kurya by'umwuka n'ibyo kunywa by'umwuka. Amen. Kandi aba bantu banywaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, ari cyo Kristo. Mu magambo make, kubatizwa n'amazi
kwizera inkingi y'igicu ubwabyo byerekanaga yuko ufitanye isano na Kristo wari uyoboye Abisiraheli. Ndagira ngo mbabaze, ese hari indi nzira ya kabiri yigeze icibwa Abisiraheli baciyemo badaciye mu nyanja itukura? ntayihari, kubera ko Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iby'Imana ni rimwe rimwe, ntabyo kuvuga ngo hari izindi nzira. Ariko uyu munsi wa none abayobozi b'amadini atandukanye bahisemo yuko abantu bashaka kuva mu Egiputa bajya i Kanani baca mu nzira zitandukanye, icy'ingenzi ari uko bahurirayo. Ariko mu by'ukuri ibi nabyo usanga ibyanditswe byera bitabyemera. Umurongo wa 5 urwandiko rwa mbere rw'Abakori n'igice cya 10, Bibiliya iravuga ngo ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimye. Mu magambo make, hari abantu benshi bahagurutse mu Egiputa, baragenda baca muri ya nyanja, ndetse babatirizwa munsi ya nyankingi y'igicu, kandi barangije barya ibyo kurya by'umwuka, banywa no ku byo kunywa by'umwuka, kandi banywaga ku gitare ari cyo Kristo. Ariko barangije birangira Imana itabashimye. Bivuze ngo iki rero? Ntabwo ababatijwe bose Imana ibashima, keretse abujuje ibisabwa n'Imana. Kandi nanone hari impamvu yagiye ituma Imana itabashima. Reka nkwibutse yuko iki cyigisho Pawulo yafashe urugendo rw'Abisiraheli aruhuza n'urugendo umuntu utangiye kumenya Kristo no kumwakira akora, ari rwo rwo kwizera Kristo, kwihana no kubabarirwa ndetse no kubatizwa. Ndagira ngo mbwire yuko ijambo ry'Imana rivuga yuko mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:21, Petero yagaragaje yuko amazi adakuraho ibyaha, ahubwo ari ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza. We yagaragaje neza yuko aya mazi ntabwo ashobora gukuraho ico ryo ku mubiri. Mu magambo make, ntabwo ashobora gukuraho ibyaha, ariko ni ikimenyetso cyangwa se isezerano ry'umutima uticira urubanza. Nshuti zanjye, bivuze ngo iki rero? Amazi afite uruhare mu bigendanye n'agakiza. Reka nkwibutse yuko mu bigendanye n'agakiza mu buturo bwera, amazi yarakoreshwaga ku gikarabiro, kandi aya mazi nta muntu wemererwaga kugira inshingano n'imwe atangira atabanje kwiyuhagiza aya mazi. Ni nako mu bigendanye na Kristo, nta muntu wemererwa kugira icyo akora icyo ari cyo cyose atabanje guca kuri iki gikarabiro cyiza, ari cyo Yorodani, ari wo mubatizo. Ariko iyo tugeze aha, abantu batangira kwibaza bati, se imibatizo ni ingahe? Ko twumva umubatizo ufitanye isano n'urugendo rwo kuva mu Egiputa ujya i Kanani, ko twumva umubatizo ufitanye isano n'agakiza no gukira k'umuntu. Nshuti zanjye, iri somo riratwereka yuko amazi, Bibiliya iravuga ngo na nuba amazi namwe niyakibakiza mu gishushanyo cy'umubatizo. Bishatse kuvuga yuko amazi y'umubatizo dukoresha mu mubatizo afite ikintu kidasanzwe. Ntabwo ari amazi asanzwe, bitewe no kwizera k'umuntu n'umugambi wayamujyanyemo. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo muri Matayo igice cya 3:7 hagaragaza neza yuko kubatizwa nanone ari ikimenyetso cyo guhunga umujinya uzatera. Ntago rero byabaho yuko umuntu yavuga ko ashaka guhunga umujinya uzatera amateka azaciribwa abanyabyaha, ngo narangiza abwirwa ibintu gusa bibike mu mutwe. Hagomba kubaho ikimenyetso cyerekana yuko uhunze umujinya uzatera. Muri Matayo rero 3:7 hatwereka yuko guhunga umujinya uzatera hagomba kubaho umubatizo. Nk'uko mu gihe cya Yesu abantu bamaze kumenya umujinya uzatera, baramanutse baza kubatizwa. Nshuti zanjye, ariko nanone dukwiye kumenya yuko uburyarya nibwo bwabajyanye kuri Yorodani, ubwoba nibwo bwabajyanye kuri Yorodani, amatsiko niyo yabajyanye kuri Yorodani. Kumva yuko hari ibintu bidasanzwe bigiye kuba bakazamuka mu ntera z'ubuzima bufatika, byatumye hari abantu bajya kuri Yorodani. Mbega uburyo uyu munsi wa none amatorero menshi yagiye yakira abantu bameze nk'aba ngaba. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo muri Mariko 16:16 ibyanditswe byera biravuga ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Mu magambo make, kwizera guteranyaho kubatizwa, byanga byakunda gukira k'umunyabyaha birashoboka. Ariko nagira mbabwire nshuti zanjye, uyu munsi wa none hari abantu bashaka kubatizwa ariko ntibizere. Ariko nagira mbabwire nshuti zanjye, hari abantu bashaka no kwizera nanone ntibabatizwe. Aba bantu bombi Satani arimo arabashuka. Ariko iki byanditswe byera bitubwira nuko umuntu wizeye umwami Yesu, ariko
ubuzima bwe n'amagara ye bigahita birangira ntabone amahirwe yo gukomeza kwiga ngo abatizwe, ijuru kubwo kwizera rimwakira mu bakiriye agakiza, kandi izina rye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Urugero, igisambo ku musaraba cyemeye umwami Yesu ndetse cyizera ibye, ariko amahirwe yo gukomeza kubaho mu buzima ntayo cyari gifite. Byarangiye bite rero? Yesu yarakibwiye ngo ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Ntabwo Yesu yaraye muri paradizo, n'icyo gisambo ntabwo cyaraye muri paradizo, ahubwo icyabaye ni kimwe: amazina ya kiriya gisambo yanditswe nk'amazina y'umuntu wahindutse, kandi yandikwa mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje. Kubw'ibyo rero dukwiye kwirinda ikintu gikomeye cyo kwibwira yuko wakwizera ntubatizwe, kandi nanone wabatizwa nanone umuntu yabatizwa ntiyizere. Bwaba ari ubuyobe bukomeye. Hifashishijwe rero ifumbire mvaruganda y'ikinyoma ya Satani yatumye havuka ibibazo bikomeye. Ibi bibazo ni ibihe rero? Satani yatumye habaho kwizera kwinshi. Satani yifashishije iyi fumbire yaragiye arafumbira kugeza ubwo imibatizo nayo yabaye myinshi, kandi n'abami baba benshi. Ariko Bibiliya yo yari yavuze ngo iki? Abefeso igice cya 4:5, Bibiliya yari yagaragaje yuko hagomba kubaho kwizera kumwe. None niba hagomba kubaho kwizera kumwe, imbere yanjye, imbere yawe wowe uteze amatwi iki kiganiro, ndajya nkubaze, ubona hari ukwizera kungana gute? Kwizera kwabaye kwinshi. Umuntu aricara ukamubaza uti se kurimo kunywa inzoga, yarangiza ati we gumana kwizera kwawe, uku niko kwizera kwanjye kandi ni kunshira witeka. Uhura n'umuntu afite abagore benshi, ukamubaza uti ibi bintu ni ibiki kandi ufite Bibiliya, yarangiza akakubwira ati gumana kwizera kwawe nanjye ngumana ukwanjye, kandi kwizera kwanjye ntikunshira urubanza. Nshuti yanjye, nagira mbabwire ngo Satani akoresheje ifumbire mvaruganda y'ikinyoma yaragiye atubura ibintu byose, kuko abantu bashakaga umusaruro ukomotse muri bo udakomotse ku Mana. Byabyaye kwizera kwinshi rero, aho kugira ngo bagire kwizera kumwe. Mu Befeso 4:5, Paulo yagaragaje yuko hagomba kubaho umubatizo umwe, ariko uyu munsi wa none imbere yacu hari imibatizo myinshi. Paulo yagaragaje ko tugomba kugira umwami umwe, ariko imbere yacu dufite abami benshi. Turi mu bihe by'imperuka, aho Kristo agomba kutubera umwami rukumbi, aho dukwiye kugira umubatizo umwe wonyine uhamanya n'ibyanditswe byera, tukagira kwizera kumwe, kandi uko kwizera kukaba ari ukwizera nk'ukwa Yesu. Amen. Nshuti yanjye, nagira mbabwire ngo ni byinshi Satani yakoze, ariko reka twirebere ibya Yesu, nibyo by'ingenzi mu buzima bwacu. Reka mbibutse yuko mbere yuko Yesu abatizwa, Yohana yatangiye kwigisha, kandi ijwi rye ryakangaranije abantu. Abazaga kubatizwa muri icyo gihe cya Yohana bagombaga kuvuga ibyaha byabo, nk'uko tubisoma muri Matayo igice cya 3:6. Ariko uyu munsi wa none kuvuga ibyaha by'abantu no kubyihana ntago bikibaho, ahubwo abantu araza, yarangiza akakubaza ati se mufite umubatizo ryari? Nzaza, hari gahunda mfite, hari umuntu twavuganye w'umufiance wanjye yarankunze cyane, ambwira yuko ntabaye umudive, ambwira yuko ntabaye umurokore, ntashobora kuzabana nawe. Kubw'ibyo rero nararebye nsanga aho kugira ngo nzahombe, naravuze ni nzaza mbatizwe n'ubundi, nubwo nzakomeza nkikomereza ibyanjye nta kindi. Wowe uzamenye itariki iwanyu bazabatiriza, ibindi nziyaranja nanjye sindi umwana. Nshuti zanjye, ndajya mbabwire ngo abantu bamanuka baza kuri Yorodani uyu munsi batandukanye byihabya n'abantu bamanutse basanga Yohana kuri Yorodani. Reka nkwibutse yuko abo bantu mu gihe cya Yohana bagombaga kumenya ko uwo mubatizo barimo kubatizwa w'amazi uzakurikirwa n'indi mibatizo ibiri y'ingenzi, ariyo kubatizwa na Mwuka Wera no kubatizwa n'umuriro. Matayo igice cya 3:11 muri bubibonemo. Ariko uyu munsi wa none abantu benshi baza kubatizwa, kandi nyuma y'umunsi wo kubatizwa, nyuma y'amafoto afatana n'abayobozi b'itorero, ntiwongera kumenya iyo yagiye, kuko gahunda y'abayirangije. Ariko ku muntu Imana izana abizi, hirya yo kubatizwa mu mazi menshi haba hakiri imibatizo ibiri, umubatizo wa Mwuka Wera n'umubatizo w'umuriro. Nshuti zanjye, ibi nabyo dukeneye kuza kubimenya. Najya mbabwire ngo kimwe mu bintu byiza biranga yuko abantu baje kubatizwa by'ukuri, bagomba kurangwa n'ikibazo kivuga ngo none se tugire dute. Nimureba neza muri Luka igice cya 3, abantu bose basanze Yohana
kuri Yorodani ngo ababatize, bose buri tsinda ryose ryarabazaga ngo none tugire dute ko dusanzwe twarakererewe. Babaga basanzwe barakererewe, babaga basanze ibyaha byabo byarabatandukanyije n'Imana, babaga basanze intorezo igeze ku bishyitsi by'ibiti. Reka mbibutse yuko uyu munsi wa none ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera, ni intorezo igeze ku mitima yabaye nk'ibishyitsi by'ibiti. Ariko ab'ijambo ry'Imana ritazagira icyo rimarira, nagira ngo mbabwire ngo kurimbukana ko kuzakurikiraho. Ndagira mbabwire ngo muri iki gihe cya Yohana, byanditswe byera bigaragaza yuko abo bantu bagombaga gukura icyizere ahantu hose, barangiza icyizere bakagishyira kuri Kristo gusa wari ugiye kuza. Ndetse muri Luka igice cya 3:8 Yohana yarababwiye ati ntimugire icyizere yuko muri abana ba Aburahamu, ntimushake kwiringira ko muri abana ba Aburahamu. Muri no minsi abantu benshi usanga kubatizwa babanje kwihana bigoranye, ko baba bafite ibindi bintu byinshi bizera binyuranye n'Imana yashyizeho. Nshuti yanjye, aba bantu bagombaga kuza kubatizwa basabwe kugirira impuhwe abakene, kuko kubatizwa warahemukiye abantu, ntiwihane ngo ube wasubiza ibyo wibye, warangiza ukaba wari umuntu wireba ku isi nk'aho waremwe uri wenyine. Ariko Imana umaze kubatizwa, umaze kwihana, Imana ikakwereka yuko hari abakene ugomba kugirira neza. Nshuti yanjye, ntago tugirira abakene neza ari uko twamaze kubatizwa, ahubwo dukwiye gutangira kugirira abakene neza uko Mwuka Wera agenda akora muri twe, gusangira n'abandi, kubaha ibyo kurya, kubaha imyambaro. Ntabwo idini ari ryo ritoza abantu impuhwe, ahubwo abantu bitegura kubatizwa bagomba gutozwa na Mwuka w'Imana impuhwe, bakagira imbuto. Ariko uyu munsi wa none umuntu aricara ukamubaza uti se kuki wavuye mu itorero? Ati naraje mbona nta mbuto, narahageze nsanga nta bintu, ntago ndimo guhinduka, kandi nari nzi ko ningera mu idini ryanyu nzahinduka, ndagenda njya mu rindi dini. Nshuti zanjye, ntabwo umuntu ahinduka ari uko ageze mu idini, umuntu ahinduka mbere yuko yinjira mu idini. Yesu yagiye agaragaza byinshi. Ndaje mu mwanya twinjire neza mu rugendo rwa Yesu. Ariko nanone ahangaha twongere twibaze, muri Luka igice cya 3 abantu basanze Yohana. Nanone ikindi yabategetse ni iki? Nshuti yanjye, yarebye abasirikare, arangije ababwira ibyabo. Yari afite ibyo yabwiraga abasoresha. Buri muntu wese yari afite ubutumwa bwe bujyanye n'uwari we, n'ibigeragezo ahura nabyo mu kazi, n'imitego Satani amutega ngo adakiranukira Imana. Ariko nagira mbabwire ngo bose bahuriraga ku ijambo rivuga ngo bagabo bene data tugire dute, none se tugire gute? Ariko uyu munsi wa none ibintu umuntu wize amashuri menshi abwirwa agiye kubatizwa n'ibyo yigishwa, kenshi na kenshi mu madini atandukanye usanga atigishwa kimwe na wa muntu utarakandagiye mu ishuri. Usanga abantu bicaye mu nsengero ariko mu by'ukuri batandukanye uko baje, batandukanye ibyo bizera, batandukanye ahazaza, batandukanye mu bintu byose, ku buryo ubona nta kintu kigeze kibahuza na kimwe. Mbega igihombo! Yitegereje abasoresha arababwira ati ntimukaka abantu ibiruta ibyo mwategetswe. Areba abasirikare muri Luka 3:14 arangije arababwira ngo ntimugahongeshe kandi ntimukarega abantu ibinyoma. Kandi ikindi, yitegereje abasirikare b'icyo gihe asanga ntibanyurwaga n'umushahara wabo. Kutanyurwa rero nacyo cyari icyaha abantu bagomba kwihana. Arababwira ngo kandi munyurwe n'ibihembo byanyu. Ese uyu munsi wa none kutanyurwa birahari rwose? Ese gushinja abantu ibinyoma birahari? Ese guhongesha abantu, kugura abantu bakagirirwa nabi? Ese kwaka abantu ibirenze ibyo bari bakeneye? Najya mbabwire ngo uyu munsi wa none hongeye gukenerwa abantu bameze nka Yohana. Hakenewe itorero rimeze nka Yohana, rivuga amagambo Yohana yavugaga kandi rigategura inzira yo kugaruka kwa Yesu. Iri torero rirahari kandi rikomeza amategeko y'Imana. Amen. Nshuti yanjye, nagira mbabwire ngo benshi mu banditsi n'abafarisayo baramanutse baraza. Yohana ahishurirwa na Mwuka Wera ko benshi batarimo kwicuza ibyaha byabo mu buryo bw'ukuri, ahubwo ari ingwizamurongo. Uzabisoma mu Bifuzwe ibihe byose paji ya 60. Abantu batangiye kumanuka baza, marangije abafarisayo baravuga bati ibi bintu abantu bamanutsemo ari benshi, reka natwe tumanuke tujye kureba, wabona nyamara ibi bintu ari seriye. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo kumanuka kuko abandi bamanutse
kwihana kuko abandi bihannye, guhaguruka kuko abandi bahagurutse. Ntabwo ibyo bintu ari ukuri. Hari impamvu nyakuri zikomotse kuri Mwuka Wera zigomba gukabakaba umunyabyaha, bidatewe n'uburyoza bw'umubwiriza, bidatewe n'ibintu yijejwe nagera mu idini, bidatewe n'ibintu bitangaje ari bubona avuye mu mazi. Ahubwo Mwuka Wera niwo woroshya umutima w'umunyabyaha kugeza igihe umuntu aza ari umuntu w'ingenzi uzakora ibintu bidasanzwe mu nzu y'Imana. Ariko ikibazo uyu munsi wa none itorero rifite, impamvu itorero rifite abantu benshi ariko umusaruro ukaba muke, impamvu amakorali afite abantu benshi ariko ntagere ku ntego, impamvu amatorero afite abayobozi benshi ariko ntagere ku ntego, nuko mu gihe habatizwaga bizera dufite umubare munini w'abantu baje ari ingwizamurongo. Iyaba twasengaga cyane, Mwuka Wera yazaza atubwira mu bantu tubatije yuko harimo ingwizamurongo. Nshuti zanjye, ibi bintu birakomeye cyane, kandi mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa bavuze yuko nanone tudakwiye kuzaza tujya kubatiza abantu ngo tubashakemo ibimenyetso bidasanzwe byerekana ko bihannye, kubera ko uwo ni umurimo w'Imana. Imana niyo iganiriza umutimanama w'umuntu, Imana ni nayo izi impamvu zizanye umuntu. Muri iki gitabo cy'Ivugabutumwa paje 245 na 6 na 7 bavugaga iby'umubatizo, naho ayo magambo mwayashakira. Ariko uyu munsi wa none nanone ntidukwiriye kuza ku muntu ugiye kubatizwa ngo tumusabe ibimenyetso n'ibintu bifatika byinshi cyane by'amananiza kugira ngo twemere ko aje koko azanywe n'ukuri. Ni umurimo w'Imana, ariko twebwe ni umwanya wacu kugira ngo tuburire umuntu uko tubatiza ingwizamurongo zitaba nyinshi. Ese nshuti yanjye, nagira nkubaze, ubona warazanywe n'iki mu butayu? Ubona warabatijwe ku yihe mpamvu? Ese waje nk'umusirikare cyangwa waje nk'ingwizamurongo? Nshuti yanjye, aya magambo arababaje. Ni bande batigeze baza kubatizwa na Yohana? Nimureba neza muri Matayo igice cya 21 murongo 27, abatambyi banze umubatizo wa Yohana. Niyo mpamvu igihe Yesu yababazaga ngo umubatizo wa Yohana wavuye hehe, baravuze bati nituvuga ko wavuye ku Mana aratubaza impamvu tutawubatijwe, kandi nituvuga ko wavuye ku bantu aratubaza impamvu tutawurwanyije, kandi ari twe dushinzwe iby'umwuka. None reka tumubwire ko tutazi ibyo ari byo. N'uyu munsi wa none iyo ubajije ikibazo cy'umubatizo w'amazi menshi, abayobozi b'amadini benshi baraceceka. Kubera iki? Ntibashaka kwerura neza yuko hari imibatizo myinshi idakomoka mu byanditswe byera. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire yuko aba batambyi baguye mu mutego w'uko bashakaga kwihana mu buryo bw'ikiviyayi. Konstantino winjiye mu itorero muri 320 gukomeza, amaze kubona yuko itorero ryari rifite umuhango wo kubatiza mu mazi menshi, akabona uwo mubatizo warabaye gikwira kandi wari wemewe n'ibyanditswe byera, Konstantino yakatishije ikorosi abayobozi b'itorero bakundaga icyubahiro ntibabimenya, aba umuntu wa mbere utangije gahunda yo kubatizwa ku gahanga. Amateka agenda agaragaza ko n'abandi bagiye babikora nyuma ye, ndetse birangira abami babaye babiri, kuko umuntu yarazaga ati mumbatize nk'umwami wanjye, abantu bakavuga ati se umwami Yesu cyangwa umwami Konstantino. Ubwo rero biravuze ngo imibatizo yari ibaye ibiri, abami bari babaye babiri, no kwizera ko ari kumaze guhinduka kubiri. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none kuba umuntu ari umunyamategeko, kuba umuntu ari umunyapolitiki ukomeye, kuba umuntu ari umunyamafaranga, kuba umuntu ari umuntu ukomeye ufite impano zidasanzwe, imbere y'ibyanditswe byera, Yorodani, amazi, ni ahantu agomba guca kugira ngo yerekane ko arambitse, apfuye mu buryo bugaragara, kandi yiteguye kuzukana na Kristo nanone mu buryo bugaragara. Kubw'ibyo rero umubatizo wo ku gahanga ntufitanye isano n'inama y'agakiza, ntufitanye isano n'urupfu n'umuzuko bya Kristo, ntufitanye isano n'ahazaza h'iby'agakiza, kandi uyu mubatizo ntufitanye isano n'isomo rikomeye twize ryo mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 2, aho batweretse yuko bagombaga kubatizwa mu nyanja kandi bakabatirizwa no mu gicu, bisobanura kwizera no kubatizwa mu mazi menshi. Nshuti yanjye, nagira nkubwire ngo uyu munsi wa none imbere yacu hari urugamba rukomeye. Reka turebe muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17. Ese muri Matayo 3:13 kugeza ku murongo wa 17 haratubwira ngo iki? Nimureba neza muri busange harimo kuvuga igitekerezo cy'uburyo Yesu yabatijwe, ariko iyo bavuga uburyo Yesu yabatijwe hari ibintu bine nifuza yuko uha agaciro Imana ikorera umuntu wabatijwe. Kandi nk'uko mu gitabo cy'ibivuzwe byose bavuga yuko ibintu Imana yakoreye Yesu kuri Yorodani ngo ntabwo yabikoreraga Yesu gusa, kuko Yesu Kristo yari asanzwe
asanzwe yemerwa na se, kandi umugambi we no kunesha kwe se yari abizi, ngo ahubwo Imana yari ibikoreye abari muri Kristo Yesu bose. Ngibyo byatumye ibyanditswe byera bivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Nuko ibintu Imana yakoreye Kristo byose burya ni twebwe yabikoreraga. Amen. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo nujya muri Matayo 3:13 kugeza kwa 17 muri icyo gitekerezo uri bonemo ibintu bine. Icyambere nuko harimo ijambo ryitwa gusohoza gukiranuka kose. Yohana na Yesu baraganiriye. Yohana aravuga ati ngize amahirwe urambatije. Yesu ati hoya, nanjye ahubwo ngize amahirwe bari wombatiza kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Kubw'ibyo rero biratangaje uburyo Yesu yavuze yuko kubatizwa ari kimwe mu gusohoza gukiranuka kose. Reka mbabwire, Imana ifite abantu bayikunda. Imana ifite abantu bayishakisha uko bwije nuko bukeye mu madini atandukanye, yemwe no muri Kiliziya Gatolika. Ariko nagira mbabwire ngo Imana yabakoresheje urugendo. Imana ibona umutima mufite wo kumva yuko mushaka gukiranuka kwayo. Ariko nagira mbabwire ngo hari n'ibintu byiza Imana yabakoreye. Hari inyigisho zitandukanye mwagiye mwiga, zimwe nubwo zari zirimo ibinyoma, ariko harimo n'izindi z'ukuri zagiye zubaka ubuzima bwanyu. Nagira mbabwire ngo mu gihe cyose hatabayeho kubatizwa mu mazi menshi, ntabwo gukiranuka kuba kuzuye kose. Icya kabiri nuko Yesu amaze kubatizwa yavuye mu mazi. Ntabwo yavuye ku mazi, yavuye mu mazi. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo nk'uko kwibira 7 muri Yorodani mu gihe cya Namani byari bifite agaciro gakomeye kandi agakira ibibembe, ni nako mu gihe cya Yesu kwibira muri Yorodani rimwe byatumye asohoza gukiranuka. Kandi ubuhanuzi bwari bwanditse muri Daniel igice cya 9 buvuga yuko ahera hagomba gusigwa amavuta, Mesiya agasigwa. Byasohoreye kuri uriya munsi aho Yesu yari afite imyaka 20, mu mwaka wa 27 niho Kristo yabatijwe, kandi ubuhanuzi bwo muri Daniel burasohoye. Nshuti zanjye, rero kubatizwa mu mazi menshi bifitanye isano n'agakiza Namani yabonye. Kubatizwa mu mazi menshi bifitanye isano n'urupfu n'umuzuko wa Kristo. Umwuka w'Imana, Bibiliya itubwira ko umwuka wamanutse usa n'umwuka wera yamanutse asa n'inuma amujyaho. Amen. Kubw'ibyo rero buriya nagira mbabwire ngo umuntu yiyeguriye Imana agafata umwanzuro wo kubatizwa, agabana ku mpano ya mwuka wera. Amen. Ikindi kandi ijwi ryavugiye mu ijuru ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iri jwi ryaje ari iki? Ryaje ari ubuhamya. Mu magambo make, kuri Yorodani ku munsi wo kubatizwa kwawe abantu bagutangira ubuhamya. Ntuzakomerwa amashyi n'abantu gusa, ahubwo jya wishimira yuko n'ijuru ryagutangiye ubuhamya. Amagambo Kristo yabwiye kuri Yorodani ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, n'ubundi avugirwa mu mutima w'umunyabyaha wihannye agatandukana n'ikibi, kandi yarangiza agasohoza ibyanditswe byera nk'uko biri. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo irindi banga ryishe mu mubatizo wa Yesu kandi riba ryishe mu mubatizo wacu, ni uko ijuru rikinguka. Ijuru ryarakingutse, umwuka w'Imana aramanuka. Ndagira mbwire ngo umuntu ubatijwe mu by'ukuri yihannye, ijuru rirakinguka. Kandi ndagira mbabwire amagambo nakunze cyane mu gitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose page 64 baranditse ngo Yesu amaze kuva mu mazi, Yesu yicisha bugufi arasenga ari ku nkombe y'umugezi. Ese iyo tumaze kubatizwa ni bangahe bafata umwanya wo gusenga? Ahubwo tuba turembuza abantu barigiye kudufotora, turembuza abantu badufitiye ibikapu, abantu barimo kutubwira bati karibu mu idini ryiza. Ariko nshuti, haba hakeneye gusenga cyane, kuko hari ikintu kidasanzwe kiba kibaye. Reka nkomeze nsome. Amaze kuva mu mazi, Yesu yicisha bugufi arasenga ari ku nkombe y'umugezi. Ibihe bishya byari bikinguwe imbere ye. Ubu noneho yaragiye ahirengeye, atangiye urugamba mu mibereho ye. Mu magambo make, Yesu amaze kuva muri Yorodani, mu bitekerezo bye, mu mibereho ye, yamenye ko ibintu bihinduye isura. Icyambere, ibihe bishya byari bikinguwe imbere ye. Noneho yaragiye ahirengeye, aho abantu bagomba kumwitegereza, abamarayika bakamwitegereza, abadayimoni bakamwitegereza, na Satani akamwitegereza. Ikindi kandi yaratangiye urugamba mu mibereho ye. None uyu munsi wa none, ubuhamya bwinshi butangwa n'abantu bamaze kubatizwa, aricara akavuga ati nari narazerereye, nari narapfuye nabi, ariko ubwo ngeze
mu rusengero, ubwo noneho mbatijwe, amena, ubu ibintu birakemutse, nta kindi kibazo, nta yindi ntambara, Imana ishimwe, amena. Abantu benshi bagera mu rusengero intwaro zabo bakazirambika, ndetse bakagira ngo ni ahantu ho kuruhukira urugamba, kandi ahubwo umuntu umaze kubatizwa nibwo abatangiye urugamba. uba utangira urugamba rwo guhangana n'abanyantege nke bari mu itorero, bazaza bakurwanya, bakugerageza bari mu itorero. Uzasangamo abantu bamwe bagira amagambo, uzasangamo abantu Satani yazanye b'ingwiza murongo nk'uko twabisomye, bashinzwe amatiku. Hari abazavuga ko wishushanya, hari abavuga ko wigira umuntu w'Imana cyane, hari n'abazakubwira bati genza gake urabiharaye, nanjye niko naje, genda gake. Hari n'abandi bazatangira kugusubiza ku byaha wari wararetse. Erega Satani ntaho atagira abakandida, ariko nagira ngo nkubwire ngo iyo umaze kubatizwa ukwiye kumenya ko urugamba ruhindutse. Uzahuramo n'abantu batandukanye, ariko uzahuramo n'abandi babandi Bibiliya ivuga ngo ababiri barutumwe, kuko umwe yaguye undi aramubyutsa. Uzasangamo abantu b'Imana bazagusengera, wababara bakababarana nawe, kandi wakwishima bakishimana nawe. Mbega uburyo umuntu yamaze guhinduka icyaremwe gishya, Imana imuha inshuti nshyashya, imuha urukundo rushyashya, ikamuha impano nshyashya zizakoreshwa mu rusengero, kandi Imana imuha ubwuzu bushyashya bwo gukiza imitima. Niba ibi bintu utarabibonye rero, niba ibi bintu utarabikorewe, tangira ukekeranye ku bigendanye n'umubatizo wawe. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo nyuma y'umubatizo w'amazi hari, nk'uko twabisomye, hari umubatizo wa Mwuka Wera. Kuri Yorodani Yesu yabatijwe n'Umwuka Wera. Mwuka Wera yaramanutse asa n'inuma amujyaho. Ibi bishatse kuvuga iki rero nshuti yanjye? Ibi bintu bishatse kwerekana yuko Mwuka Wera ubwe ntabwo yatumye Yesu avuga izindi ndimi. Uzanshakira ahantu Yesu yavuze izindi ndimi guturuka mu itangiro kugeza mu byahishuwe, ntaho uzabona. Ahubwo Mwuka Wera yamanutse amujyaho. Ikintu cyari kije muri Kristo ni igiki? Ese kubatizwa no mu Mwuka Wera Yesu byabereye kuri Yorodani kuri Yesu, ni ibiki Yesu yari yakiriye? Mu by'ukuri muri Mwuka Wera harimo impano zidasanzwe zigeze muri 6. Ngizi impano ziri muri Mwuka Wera Kristo yakiriye kuri Yorodani. Niyo mpamvu atavuze mu zindi ndimi, ntabwo yatitiye, ntabwo yagaragaje ibindi bintu, ntabwo yarondoye abantu cyangwa agire gute, hoya, ahubwo yakiriye Mwuka Wera. Reka turebe muri Yesaya igice cya 11. Umwuka Wera Yesu yakiriye, ubuhanuzi bwavugaga ko Yesu nayibatizwa akakira Umwuka Wera. Muri Mwuka Wera azakira hazaba harimo iki? Yesaya 11 umurongo wa 1 n'uwa 2. Mu gitsina cya Yesayi hazakomoka agashami, mu mizi ye hazumbura ishami ryera imbuto. Amen. Umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge, umwuka w'ubuhanga, umwuka wo kujya inama, umwuka w'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka, n'umwuka wo kumwubaha. Amen. Ngibi ibintu bidasanzwe Kristo yakiriye muri Mwuka Wera yakiriye kuri Yorodani. Mbega uburyo tubikeneye. Umuntu wese ubatijwe, mu by'ukuri Imana imuha ubwenge, Imana ikamuha ubuhanga, Imana ikamuha kujya inama, Imana imuha imbaraga zo kunesha ibyamuneshaga, Imana imuha kumenya Uwiteka, kandi Imana imuha kuyubaha. Uku kuyubaha Imana ishyira igitinyiro cyayo muri uwo muntu, ku buryo uwo muntu ahindira umushyitsi by'Imana, ariko cya gitinyiro cy'Imana kiri muri we gituma n'abantu nawe bamwubaha. Amen. Nshuti zanjye, ngiki ikintu gikomeye. Kubw'ibyo rero tubonye umubatizo w'amazi, tubonye umubatizo w'Umwuka Wera. Kubatizwa mu Mwuka Wera ni ukwakiriza impano 6 Imana ihereza umuntu zikagira icyo zimumarira. Kandi ikindi kintu Bibiliya yagaragaje ni umubatizo w'umuriro. Ese umubatizo w'umuriro Kristo yarawubatijwe? Yego rwose. Igihe Yesu yajyaga mu butayu kugeragezwa n'umwanzi avuye kuri Yorodani, nta kindi yari arimo gukorerwa, ni umubatizo w'umuriro. Igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Yesu ageragezwa n'umwanzi, ibigeragezo byaramukamuye kugeza ubwo na Satani yashatse kumwibagiza ko ari umwana w'Imana, kandi kuba umwana w'Imana Yesu ntabwo yabibwiriwe mu butayu, yabibwiriwe kuri Yorodani. Ntangazwa nuko uyu munsi wa none abantu barimo gushaka kujya mu butayu, barimo kujya mu bihanamanga, barimo kujya mu misozi ngo Imana ibabwire ko ibemera, kandi mu by'ukuri ibi bintu Imana ibibwira umuntu wihannye akababarirwa, ibi mubwira agiye kubatizwa.
amen. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire ngo umubatizo w'umuriro ushushanya ibigeragezo. Yesu yageragejwe n'umwanzi mu butayu, ariko birangira Yesu anesheje. Ndagira mbabwire ngo iyo umuntu amaze kubatizwa rero, ibigeragezo birabyuka. Haba hari abantu mwagendanaga, abo baba bakeneye kukugerageza. Haba hari abantu wabyazaga umusaruro mu byaha, nabo bakakubyaza umusaruro w'ibyaha. Abo rero kwihana kwawe kurabababaza. Haba hari abantu benshi bajyaga bakungukamo mu buryo bwa kidayimoni, ariko rero ibya kera biba byarangiye. Umuntu yageze muri Kristo Yesu, ibya kera biba birangiye. Kubw'ibyo rero igihombo abanyabyaha bakugiriraho kirabarakaza. Satani nawe aba ashaka kwerekana yuko kubatizwa batijwe ntacyo kumaze. Rero umuntu ahita yinjira mu bigeragezo, ariko nanone ibi bigeragezo nanone biba ari umubatizo w'umuriro. Umuntu w'Imana acamo, imyanda yose ikamuvaho nk'uko izahabu bayicishaga mu muriro, yarangiza ibintu byose by'amabuye y'agaciro yandi adafite agaciro byayivagaho, igasigara ari izahabu yonyine, yarangiza igaca mu muriro ntishye. Ni nayo mpamvu n'uyu munsi wa none ukuri tuvuga ko guca mu ziko ntigushye, uko ni ukuri ko mu ijambo ry'Imana. Rero nshuti yanjye, ntuzatangazwe n'ibigeragezo numara kubatizwa, cyangwa se niba waramaze kubatizwa ugaca mu bigeragezo, abantu bakakwanga, ukagirana ibibazo n'umugabo wawe, umugore wawe agatangira kugusuzugura, abana bagatangira kubona ko nta kigenda, shobuja agatangira kukwanga no kugutega imitego, inshuti y'umukobwa, inshuti y'umuhungu wari ufite yarangiza ikakwanga, abantu mwagendanaga bakavuga yuko ubaye ikigoryi. Nshuti yanjye, ntibizaguca intege, uzaba winjiye mu gutangira kubatizwa n'umuriro. Ariko abantu benshi iyo ibigeragezo n'amakuba bibajeho, Satani arabashuka akabumvisha yuko bahuye n'ikibazo cy'uko Imana yabatereranye. Ntabwo ariko bimeze. Imana iba iri kumwe natwe mu byago no mu makuba, kandi hirya y'ayo makuba no kuyanesha, abantu b'Imana nibwo bahabwa imbaraga, kugeza igihe umuntu azaza kugukanga ukamubwira ngo nzi uwo nizeye uwo ari we. Amen. Umubatizo w'amaraso Yesu nawe yawuvuzeho muri Mariko igice cya 10. Abafite Bibiliya zanyu mugende turebe tujyane. Mariko igice cya 10 harimo amagambo nakunze cyane. Aya magambo ndifuza ko tuyasangira. Mariko igice cya 10 umurongo wa 38. 10:38 haranditse ngo, maze Yesu arababwira ati, ntimuzi icyo musaba. Mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho, cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa? Ese wakwibaza uyu munsi ko Yesu yavugaga ibi ari hafi yo gupfa, kandi Yesu akaba yari yarabatijwe kuri Yorodani. Ese Yesu yagombaga kongera kubatizwa agiye gupfa? Yego rwose. Ariko umubatizo yagombaga kubatizwa ntabwo ari umubatizo w'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ntiyagombaga gusubira mu mazi. Kandi nanone reka mbibutse yuko muri iri torero ntago tujya tugira gahunda yo gukomeza. Ntitugira gahunda yo gukomeza abantu. Abantu barabatizwa ntago bakomezwa. Kubera iki? Ntabwo itorero ari ryo rikomeza abantu. Abantu bakomezwa n'ibyanditswe byera no gusenga Imana yashyize muri iri torero. Amen. Rero nshuti zanjye, ngiyi impamvu turabatiza ariko ntago dukomeza. Umuntu akomezwa nuko yabanye n'Imana ku giti cye, biciye mu kwiga ibyanditswe byera no gusenga. Rero uyu mubatizo Yesu ntago yagombaga gusubira mu mazi, ahubwo icyabaye ni ikihe? Yesu yatungaga urutoki, agahinda yaragiye gucamo. Uyu ni nawo witwa umubatizo w'amaraso. Amaraso yaragiye kumeneka mu karengane yaragiye kugirirwa, kandi uru rugendo rwagombaga guhera i Getsemani rukarangirira i Karuvari. Harya abantu b'Imana, nagira ngo mbabaze, nta mubatizo w'amaraso udutegereje urahari rwose. Reka mbibutse yuko abakunda Imana, abakunda ukuri, abayoborwa n'amategeko y'Imana n'ijambo ry'Imana ryose, bakayoborwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana, bakavuga bati niba kiri muri Bibiliya ni icyanjye, niba kitari muri Bibiliya si icyanjye. Aba bantu isi irabanze, aba bantu kampani zirimo zirabanga, aba bantu ibihugu byatangiye kubanga, aba bantu amadini yatangiye kubanga, aba bantu leta z'isi nyinshi zatangiye kubanga, kandi bizarangira n'ubundi baciye mu mubatizo w'amaraso. Hari igikombe bagomba kunyweraho, kandi iki gikombe Yesu yanywereyeho. Abamarayika b'Imana ngo bitegereje Yesu ngo agifata, ibiganza bye bisa n'ibitengurwa. Kandi iki gikombe abantu b'Imana bose, iki gikombe cy'akarengane, uyu mubatizo w'amaraso, abantu bose bagomba kuwitegura. Mbega uburyo abantu bicara mu itorero ntibahabwe
n'amakuru y'ibigendanye n'akarengane. Nshuti yanjye, byanga byakunda umuntu wahagarariye ku mubatizo gusa w'amazi afite ikibazo. Dukeneye kubyarwa mu buryo bwa mwuka wera, dukeneye kubyarwa n'umuriro. Ibigeragezo tugomba kubicamo kandi tukabirenga tudahuye n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma iby'Imana tubivamo. Ariko uyu munsi wa none aka kantu gatoya ugereranyije n'ubuhanuzi buri imbere yacu bugomba gusohora kitwa covid, aka kantu kabaye nk'agahagarika akazi kakagira ibintu byinshi gahindura abantu benshi. Bibiliya barazirambitse, hari n'abatazagaruka mu nsengero ukundi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo umuntu w'Imana wese, Imana wabatijwe mu mazi menshi azanywe n'umwuka wera, akabyarwa n'umwuka wera, naca mu muriro ntazashya kandi naca mu mazi ntazamutembana. Amen. Nshuti yanjye, ukwiye kwitegura kubatizwa umubatizo Yesu yabatirijwe i Getsemani gukomeza kugeza i Karuvari, ari umubatizo w'amaraso. Saba Imana iguha imbaraga zo kunesha ibirimo kukunesha kugira ngo uzabashe guhagarara udatsinzwe. Ndakwinginga, niba udafite inkota ariyo jambo ry'Imana, gurisha umwitero kuko ibintu byahindutse. Dukeneye kwikuramo ibintu by'amaprotokole, ibintu by'ibyubahiro, ibintu byo gushaka kumenyekana, ibintu byo kumva yuko ugomba gusengera mu kivunge no gushaka gukura agakiza ku bandi. Ibyo bintu ukwiye kubishyira ku ruhande ukarwana n'iby'agakiza kawe wenyine. Nshuti yanjye, ndakwifuriza kuzabatizwa uyu mubatizo w'i Getsemani kandi warangiza ukavamo unesheje. Amen. None se twakwibaza, nanone mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 n'igice cya 19, ko nanone igice cya 19 ibyakozwe n'igice cya 19 umurongo wa 5 muri buhasome nanone ibyitwa kubatizwa mu izina rya Yesu. None se ubundi kubatizwa mu izina rya Yesu bitandukanira hehe no kubatizwa mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera tubwirwa muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 17 n'uwa 18? Ese ibyo bintu bitandukanira he? Nshuti yanjye, ni ibintu bimwe, ntabwo bitandukanye. Gusa mu gihe cy'ibyakozwe n'intumwa batsindagiye izina rya Yesu kuko ryari rifite akamaro cyane. Hari abantu benshi bari barabatijwe na Yohana abereka kwihana, ariko batigeze bamenya Yesu ko ari Mesiya, batigeze bamenya Yesu ko ari we Kristo, batigeze bamenya ko Kristo yapfuye kandi yazutse kugira ngo gukiranuka kwabo kuboneke. Abo bantu rero intumwa iyo zigishaga zababwiraga yuko bagomba kwakira, gutekereza, bagomba kubatizwa mu izina rya Yesu. Mu magambo make, kubera ko umubatizo bari barabatijwe hafi ya bose bawitaga uwa Yohana, bagombaga guhindura imitekerereze bakumva noneho ko babatijwe umubatizo wa Yesu. Ariko mu by'ukuri, nshuti yanjye, nagira mbabwire ngo Yohana yabatirizaga mwayinoni kuko hari amazi menshi, ariko nanone Yohana ntiyabwiye abantu yuko umubatizo bazawumwitirira, ahubwo rero ababwiye yuko atunga urutoki Kristo. Rero nshuti zanjye, nanone muzasanga undi muntu witwa Apolo. Apolo ameze nk'abantu benshi dufite mu itorero uyu munsi wa none. Apolo yari umugabo udasanzwe, yari yarabatijwe umubatizo wa Yohana. Apolo yari intyoza, yari umunyabwenge. Uyu mugabo yari umuhanga mu byanditswe byera, yagiraga umwete mwinshi mu mutima kandi yari azi kwigisha neza. Ariko Bibiliya ikavuga ngo uyu Apolo ntago yari azi umubatizo wa Yesu, ntiyari yaramenye iby'urupfu rwa Yesu n'umuzuko we, ahubwo Apolo yari azi iby'umubatizo wa Yohana gusa. Ubu dufite abantu ubuhamya bwabo bugarukira gusa ku itariki yabatirijweho, nta kindi afite. Aheruka mu rusengero ku munsi yabatirijweho, aheruka ikibwirizwa babwirije ahaguruka mu iteraniro buri bucya abatizwa. Ibi nabyo haba hakwiriye kubamo amakenga menshi. Nshuti yanjye, nagira mbabwire ngo ikintu bakoreye Apolo ni iki. Akwila na Priskila baramujyanye bamujyana iwabo, barangije bamusobanurira inzira y'Imana ngo arusheho kuyimenya neza. Ibi ngibi rero byo kumenya neza inzira ya Yesu nibyo byiswe kubatizwa mu izina rya Yesu. Ntago babajyanye ngo babasubize mu mazi, ntago babajyanye ngo bagire ikindi kintu babakorera, bari barabatijwe umubatizo wa Yohana. Icyo baburaga ni amakuru. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa gice cya 19 umurongo wa 1 kugeza kwa 5 muri busange intumwa zaragiye noneho zihura n'abigishwa bari barigishije
bigishijwe n'uriya mugabo Apolo. Aba bigishwa bari bafite ikibazo cyo kutamenya ko Mwuka Wera yaje, kandi bari bazi ibya mbere bya Yohana, ariko ibya Yesu byo bya nyuma ntabyo bari bazi. Kubw'ibyo rero icyo bakoze ni iki? Nuko bababwiye amateka y'ibyabaye ku munsi wa Pentekote. Noneho barangije babwirwa ibyo Umwuka Wera akora. Icyababayeho nta kindi, babarambitseho ibiganza. Bamaze kubarambikaho ibiganza, ba bantu bakira Mwuka Wera batangira kuvuga izindi ndimi, ariko nta hantu bigaragara yuko babajyanye ngo babajyane mu mazi. Uyu munsi hari amadini menshi avuga ngo kubatizwa mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera ntacyo bivuze, ahubwo icy'ingenzi ni ukubatizwa mu izina rya Yesu gusa. Ntabwo ariko bimeze. Nta yandi mazi yaje kuboneka abantu bazaza babatizwa yitwa yuko ari ukubatizwa mu izina rya Yesu, ahubwo kwari ukwakira imyumvire igendanye n'igitambo cya Kristo, akaba ari byo batsindagira. Nshuti yanjye, kubw'ibyo rero basorejwe amasezerano y'ibyabereye kuri ki? Ibyabereye kuri Pentekoste. Ese muntu w'Imana, uyu munsi wa none umubatizo ku gahanga waturutse? Ndagira ngo mbabwire yuko mu gitabo cy'intambara ikomeye abantu benshi bakunda kubyibazaho, ariko mu gitabo cy'intambara ikomeye paje y'173 mu cyigisho cya 13 batubwira uburyo mu ntara imwe mu zigize Ubuholandi hakomotseho umugabo witwa Menno Simons. Uyu yakuze ari umugaturika w'i Roma, aza kurobanurirwa kuba umupadiri. Ntabwo yari asobanukiwe na Bibiliya, kandi ntiyabashaga kuyisoma bitewe no gutinya ko yamuyobya akagwa mu buhakanyi. Umunsi umwe yaje kugira gushidikanya ku nyigisho ivuga ibyo guhinduka kwa divayi n'umutsima mu maraso nyayo n'umubiri nyawo bya Kristo mu gihe cy'igitambo cya Ukaristiya, maze abifata ko ari ikigeragezo cya Satani. Yagerageje kwikuramo uko gushidikanya akoresheje gusenga no kwicuza, ariko bibi by'ubusa. Yagerageje gucecekesha ijwi ry'umutimanama uhana ryamushinjaga akoresheje kujya mu bimurangaza, nyamara ntibyagira icyo bimara. Hashize igihe runaka yaje gusoma isezerano rishya arifatanyije n'inyandiko za Luteri, maze bimutera kwemera imyizerere y'ubugorozi. Hashize igihe gito mu mudugudu wari hafi ye yaje kuhibonera umuntu wicwaga bakoresheje kumuca azize ko yabatijwe bundi bushya. Kuba umuntu yari yarabatijwe ku gahanga yarangiza akamenya ukuri kw'Imana yuko agomba kubatizwa mu mazi menshi, muri iki gihe, muri iki kinyejana, ubupapa bwari bwarashyizeho gahunda yuko umuntu agomba kwicwa. Ngiki kintu cyatumye umubatizo wo mu mazi menshi ugenda uhanagurika, ahubwo abantu benshi ku isi bakaba barabatijwe umubatizo wa hehe? Wo ku gahanga. Reka dukomeze dusome. Hashize igihe gito mu mudugudu wari hafi ye yaje kuhibonera umuntu wicwaga bakoresheje kumuca azize ko yabatijwe bundi bushya. Ibyo byateye Menno Simons kwiga Bibiliya ngo arebe ibyerekeranye n'umubatizo w'abana bato. Nawe yagize amatsiko, ariko se kubatizwa ku gahanga, ibi bintu byo kubatiza abana batoya b'impinja byakomotse he? Ariko muri iki gitabo baranditse ngo ntiyashoboye kubona igihamya kibishyigikira kiri mu byanditswe, ahubwo yasanze ko ahantu hose kwihana no kwizera ari byo byangombwa bisabwa kugira ngo umuntu abatizwe. Amen. Yasanze kwihana no kwizera ari byo byangombwa bisabwa kugira ngo umuntu abatizwe. Menno yavuye mu itorero ry'i Roma, maze yegurira imibereho ye umurimo wo kwigisha ukuri yari yarakiriye. Amen. Yahise abura igihamya mu byanditswe byera, kandi yari umupadiri, amateka yarabigaragaza. Afata umwanzuro ava muri kiliziya. None ninde washyizeho ibi bintu byo kubatiza impinja? Nimureba mu gatabo kitwa Wowe Nkurikira yo mu 1990 nimero ya 15 bavuga ku mupapa mutagatifu Higini. Nuwa 9 mutagatifu Higini bavuga ko yabayeho mu 136 kugeza mu 140. Uyu nguyu niwe waboneje imirimo y'abapadiri, ashyiraho nuko bakurikirana mu nzego. Niwe washyizeho ababyeyi b'abatisimu ku mpinja, ategeka ko na za kiliziya zizajya zitirirwa abatagatifu. Ibi bintu nta handi hantu wabibona muri Bibiliya. Impamvu muzabona urusengero rwitwa urwa kanaka. Murabona uyu munsi wa none buri kiliziya ibifite umutagatifu runaka yitirirwa. Uyu mugabo niwe wabishyizeho, nta hantu biboneka muri Bibiliya. Ikindi yashyizeho ni ababyeyi b'abatisimu ku mpinja. Ibi bintu nta byanditswe byera bibyerekana. Urabona ko n'uyu muntu witwa Menno yashatse aho byanditse arabibura, yari umupadiri, atandukana na kiliziya, atangira kwinjira mu nyigisho z'abaprotestani. Ku
kugira ngo yakire umwami Yesu amubere umukiza kandi abatizwe mu mazi menshi. Nshuti yanjye, nagira ngo nkubwire yuko uyu munsi wa none Bibiliya iravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ibiri muri Bibiliya ni ibyanjye kandi bikwiye kuba ibyawe, ariko ibitari muri Bibiliya si ibyacu, nta nubwo ari byiza kubiraga abana bacu. Uyu munsi wa none ndagukangurira kumvira Imana no kubatizwa umubatizo Imana igaragaza. Nubwo ibihe byabaye bibi, ariko Imana izaca inzira. Wowe gambirira mu mutima wawe yuko ugomba kubatizwa, kandi wowe wabatijwe ibaze neza niba iriya mibatizo yose Imana yaragukoresheje urugendo rwo kugira ngo iriya mibatizo yigereho. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Iri somo riranyereka yuko umuntu ubatijwe atihannye aba ahambwe abona, kandi umuntu uhambwe abona aba ari inkunguzi. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ni byiza yuko umwuka w'Imana ari ugomba kutumanura kuri Yorodani. Ndagushaka mukiza we, ndagushaka mu mibabaro yanjye, ungeze kuri Yorodani ume no kuyambuka. Ni byiza ko umwuka w'Imana ari ujyana abantu kuri Yorodani. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nsoreze ku gitekerezo nkunda. Ni igitekerezo kiri mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, paji ya 87. Banditse ngo iki: mu mujyi umwe wo mu gihugu cya New England hacukurwaga iriba. Igihe uwo murimo wari hafi kurangira, igihe umuntu umwe yari akiri hasi ku ndiba y'iryo riba, ubutaka bwararidutse bumurengaho. Habonetse abantu baraza bavuza induru, abantu bashaka uburyo bamutabara biranga. Abantu bose baratatse, umujyi wose wuzura urusaku ngo ni mu mutabare, ni mu mutabare. Abantu bakoranye umwete mwinshi kugeza ubwo icyuya cyabarenze mu maso habo, n'amaboko yabo atangira guhinda umushyitsi kubera gukoresha imbaraga nyinshi ngo baramire uyu muntu. Hashize umwanya muremure baza kohereza itiyo ndende muri hahandi hasi, bavugiramo cyane basaba wa muntu kubasubiza niba akiri muzima. Bari bababaye cyane, ariko batunguwe n'igisubizo. Igisubizo cyaje kigira kiti: ndi muzima ariko nimugire vuba. Amen. Ndi muzima ariko nimugire vuba. Aha hantu ndi hateye ubwoba. Basakurije icyarimwe kubera ibyishimo, maze bongeramo umwete mushya, maze ku iherezo bamugeraho baramutabara. Nuko urusaku rw'ibyishimo rwongeye gusakara muri icyo kirere, kandi rwirangira no mu mayira y'uwo mujyi rugira riti: ararokowe, ararokowe. Amen. Iyaba twakoreshaga imbaraga zacu, tugakoresha ubutunzi bwacu n'impano zacu, tugakoresha amasengesho yacu n'imico myiza yahindutse yacu. Hari abantu benshi bagwiriwe n'isi, hari abantu isi yagwiriye, hari abantu isi yatabye, batazi aho ibintu biva n'aho bijya. Kandi iyo ubwirije aba bantu ukabereka ko bakunze, ukabereka ko bitayeho, ukabagaburira, ukabashyira ibitabo, ugasenga, ukabegera, ukigana nabo ibyanditswe byera, ukababaza uti se byibuze urumva ugihumeka iby'Imana, arakubwira ati aha hantu ndi ni habi, ni mutabare bwangu ariko ndacyariho. Amen. Uyu munsi wa none iyo umuntu amaze kubatizwa, amaze kwiyegurira Imana, mu ijuru impundu ziravugwa, abamarayika bakoma amashyi cyane bakavuga bati byibuze n'uyu nawe wararokowe. No mu itorero naho haba umunezero, abana b'Imana barambura ibiganza bakakira umuntu wari ingabo ya Satani uje mu gisirikare cya Kristo. Imana ikuzane kandi Imana ikurokore, Imana iguhe guhitamo neza, uhitemo kuba mu ruhande rwayo, mu izina rya Yesu. Amen. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wowe ufite ubusobanuro nyakuri bw'umubatizo, imigisha wageneye abiteguye kubatizwa bihannye batandukanye n'ikibi, turambuye ibiganza ngo uyiduhe. Tugusaba ngo uduhe ubutwari bukomeye kugira ngo icyaduhinduye abe ari nacyo dukoresha kugira ngo gihindure bagenzi bacu. Mwuka wera akore ku matwi yacu, kandi ubwo twitegura umubatizo w'amaraso, umubatizo w'akarengane, uduhe guhagarara tudatsinzwe kandi uduhe gushikama mu byawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.